dutangiranye n'umukobwa wari ufite ubukwe, haburaga umunsi umwe ngo ubukwe bwiwe bubi. Noneho uyu mukobwa yari afite inshuti yiwe yo mu Bwana, biganye segonderi, baryanye buri kimwe cyose, nyine ubuzima bwabo nyine bwose babuziranyeho, buri kimwe cyose bakiziranyeho. Ni umusore witwaga Yves. Uyu mukobwa we yitwaga Sandrine, yari afite imyaka 26, yavukiye mu mujyi wa Kigali. Noneho nkumva nyine yari afite inshuti bita Yves, ariko uyu Yves ubwo biganaga nyine muri segonderi baziranye buri kimwe cyose, Yves n'undi we yakundaga Sandrine, ariko nyine Sandrine we akabona ni bya bindi nyine, ari ukuntu wisanga wakunze umuntu kandi umuntu wakunze we atagukunda, ahubwo nyine agufata nk'inshuti yawe. Ni ibintu byaje kuba kuri Sandrine. Sandrine we ntabwo yakundaga Yves, ahubwo nyine yamufataga nk'inshuti yiwe ya danje, inshuti yiwe nyine ya hafi, ku buryo nyine ikintu cyose yari kuba yari guhamagara Yves nk'inshuti, sibyo? Ikibazo yari igiraga yahamagaraga Yves. Numva bari inshuti cyane pe. Abo n'abashuti ba bombi bavugaga ko bashobora kuba bakundana, babaza Yves, nyine Yves akabona uko abigenza akabyemera, ariko babaza Sandrine we akavuga ko bari inshuti. Noneho rero habura baraza nyine segonderi irarangira bajya kaminuza. Noneho bageze kaminuza, uyu Sandrine arayirangiza. Akimara kuyirangiza aza kuza kubona umusore bakundana witwaga Kevin. Barakundana bamarana igihe bakundana. Uyu Kevin yari umukire cyane, ari umuhungu ubona usobanutse, ufite ejo heza hazaza, nyine ubona ari umusore ufite intego, reka mbivuge uko. Noneho barakundana, imyaka ingahe irashira. Noneho hashize nk'imyaka 3, uyu Kevin aza kuganira na Sandrine, avuga ati rero Sandrine mukunzi wanjye, dore tumaze igihe dukundana, twarishimye, twaratembereye, nta kintu na kimwe tutakoze, rero reka twubake umuryango. Sandrine arabyumva, avuga ati rwose ntari urukundo rwanjye, nanjye nyine ndashaka ko tubana, kuko nanjye nari narabisengeye, nabimazemo igihe, nta kintu natekerezaga. Urumva? Noneho murumva ko umukobwa n'umuhungu Kevin nyine na Sandrine bemeranyije ubukwe. Noneho nyine batangira kujya mu myiteguro y'ubukwe, ibintu byose biratungana. Noneho habura umunsi umwe, Sandrine yumvaga afite ubwoba, afite nyine yumva umutima urimo uratera, nyine ari muri stress z'ubukwe. Noneho uyu Sandrine aza guhamagara Yves ngo aze amusure baganire bwa nyuma nk'inshuti ye zabanye nyine igihe kirekire. Baraganiriye, barasangira, baranywa, berekana, bareba amafoto y'ubuto bwabo, byose barabireba. Noneho baza kuza gusangira na ka divayi gakeya, nyine ubona bameze neza, bareba n'akana ko mu jisho. Noneho uko amasaha yicumaga, barushagaho nyine kugenda imibiri yabo ikururana. Noneho biza kuza kurangira ibyari ubushuti bifashe indi ntera, baza kuza kuryamana. Bararyamana buracya. Bukeye noneho Sandrine abyutse, abona yararanye na Yves, nyine afatwa n'ikiniga ararira pe. Avuga ati Mana y'isi n'ijuru, bino bintu bimbayeho ni ibiki? Bino bintu sinari nabipanze, ariko nisanze naryamanye na Yves, inshuti yanjye. Yves nawe urumva yarabibonye, nawe aratungurwa. Ngatangira kubaza undi, ese byagenze gute, ese ko twaryamanye? Nyine batangira gusubiranamo, ariko nyine biza kurangira aho, nyine bariyunga, baravuga ati nyine byabaye, ijya mu bukwe.
Sandrine ava aho ngaho yari yararanye na Yves ajya kwitegura nyine ubukwe. Noneho igihe cy'ubukwe cyarageze, yambara nyine bya bindi abageni bambara, ikanzu, ubona aberewe, ubona ameze neza. Ariko Sandrine nta byishimo yari afite, sibyo? ariko nyine yumvaga afite ikintu ku mutima wiwe cy'uko nyine yahemukiye Keve. ubwo ndavuga Keve, wa musore bakundanye bari bagiye gukora ubukwe. Hora nyine abantu babashagaye, ariko nyine akazanyuzamo agasekera Keve kugira ngo nyine ibintu bigende neza, kuko nyine Keve we ntabwo yari azi ko umugore we yamuciye inyuma, kandi kuko nyine yumvaga atanamuciye inyuma, kuko barakundanaga cyane, barakundanaga ku rwego rwo hejuru, ku buryo nyine nta n'umuntu ari kubwira Keve ko uriya mukobwa amuca inyuma ngo abyumve, kuko nyine yaramukundaga cyane pe, yaramukundaga byo gupfa. Urumva rero Keve ntabwo yari gupfa kubimenya. Noneho nyine baragiye barakundana, barabana, ibintu bigenda neza. Ariko hashize amezi 6 ibyara urukundo ruza guhinduka amarira. Noneho Keve yajya kwegera umugore we, umugore akamwitaza. Keve akamubwira ati none se kuri murahinduka, byagenze gute? Umukobwa akamwihorana, yagira ikintu amubwira, akituriza, yewe akaruca akarumira. Umusore nawe bikamushobera, bikamuyobera, akavuga ati ese ko nazanye umugore twishimye, kubera iki tutarimo turagera ku byishimo? Urumva umugore iyo bajyaga mu buriri yahitaga yitaza umugabo we. Nawe nyine mu nyumvire ibintu nk'ibyo ngibyo, washatse umugore wawe wajya kumwegera umugore akakwitaza. Urumva rero Keve nta kindi yari gukora. Hashize igihe nyine umugore agenda abikora uko nguko, buri gihe Keve afata umwanzuro wo gutandukana na Sandrine. Kandi Sandrine nawe yarabishakaga nyine ko batandukana, kuko ntabwo yiyumvagamo Keve, ahubwo Sandrine yiyumvagamo wa mutipe bahuye ku munsi bucya akora ubukwe bita Yves. Ariko Yves nawe aza kwicara aratekereza ati ese kubera iki nahemukiye umukunzi wanjye, umushuti wanjye Keve wari ugiye gukora ubukwe? Kubera iki namuciye inyuma ku mugore we? Nyine Yves nawe yumva akoze amakosa, bisabira Imana imbabazi. Nyine Imana yereka ko yari yakoze amakosa. Keve ahita yikuramo Sandrine. Ariko Sandrine nawe yari akizi ko Yves amukunda. Yves nyine urumva yamaze gusaba Imana imbabazi, avuga ati rwose kuba nararyambanye na Sandrine, umugabo wiwe witwa Keve atabizi, nakoze icyaha rwose, Imana mbabarira. Urumva Yves yari amaze kwisabira Imana imbabazi, Imana imuha imbabazi. Urumva noneho Sandrine asiko Yves akimukunda, atandukana n'umugabo witwa Keve. Noneho agiye asanga Keve nawe yiboneye undi mukunzi. Noneho aramwegera amuga ati rero wari uzi n'ibindi se? Ati rwose Keve twaratandukanye gutya na gutya, ati nta kintu nigeze mumarira, nabonaga nta kintu ashoboye. Urumva ari byo Sandrine abwira Yves. Yves rero aramubwira ati uriya ni umugabo wawe kandi mwarasezeranye, ibya bintu nyine nawe twakoze nyine wabonye ko byaje nk'impanuka, nanjye sinari nabipanze kandi nawe wari wabipanze. Yari amarangamutima y'ako kanya. Umbabarire ku cyo naba narakoze, kandi nawe ndagusabye imbabazi, kandi usabe n'imbabazi Keve, ugende uruhuke ubimubwire, mubwire ibintu twakoze, nibwo uri buruhuke. Kuko Sandrine yari yaranze kubibwira Keve. Niyo mpamvu rero na Keve yabonye umugore we yarahindutse, baza gutandukana, kuko Sandrine yari afite ubwoba bwo kubivuga. Noneho rero Sandrine abibwira Yves, abwira nyine ukuntu yatandukanye n'umugabo we, ngo ahubwo noneho waza njye nawe tugahita twibanira kuko we naragukunze.
Yive ikintu yamusuje aramubwira ati hoya hoya ibyo twakoze byari biriya kandi byari bitunguranye, buri hagati yanjye nawe nta n'umwe wari wabipanze, ubu nanjye mfite urukundo. Sandrine akibyumva ahise amera nk'ukubiswe n'inkuba, agira ubwoba, akize ubwoba aravuga ati Kevin kuko nibyo wabonye undi mukobwa, wabonye undi muntu mukundana? Ati Yive sorry ndimo nkoresheje Kevin, ni Yive yabibwiraga. Ati koko Yive ntandukanye n'umugabo wawe kugira ngo nze twibanire ubuziraherezo? Ati rwose mbabarira tubane. Yive aramubwira ati ntabwo bikunda, amusiga. Yive asiga aho ngaho Sandrine arimo ararira arigendera rwose. Aramubwira ati rwose byabaye byari impanuka, ntabwo twari twabipanze. Rero Sandrine aguma aho ngaho ararira, aza kwicuza, atangira kwandika imivugo, nyine imivugo nyine iteye agahinda, atangira kwandika ubutumwa bugenera abantu bagiye batandukanye. Ari nkaho yanditse ati iyo ufashe icyemezo gifatiwe ku marangamutima y'ako kanya ushobora kwisenyera ibyo wubatse imyaka myinshi. Iyo umunsi umwe uhumuwe n'irari ushobora gusiga imyaka mu cyaha. Ayo ni amagambo yagiye yandikwa na Sandrine. Ati sinigeze mvuga ibyanjye mbere ariko ubu ndasaba abandi kubyiga. Ushobora kwibabarira ariko ntuzigere wibagirwa. Nibwo butumwa nyine Sandrine yari amaze iminsi yandikira agenera abandi bantu. Ati iyo mbimenya kare nkabwira umugabo wanjye ikintu cyambayeho mba nararuhutse umutima, ariko ntangaga kubimubwira. None dore mbuze abantu bose, mbuze umugabo wanjye, mbuze n'inshuti yanjye Yive. Ati rero bantu mugiye gushaka, niba uzi ko ufite inshuti yawe yirinde hakiri kare itazagusenyera, cyangwa nimba mwakoranye n'icyaha ugende ubohoka ubibwira umugabo wawe, utazabaho utishimye nk'ibyambayeho. Ahubwo uzabwira umugabo wawe wumva ukuntu agufata, mwatandukana ariko icyo gihe uzaba wabohotse umutima wamubwije ukuri. Ngayo nguko rero abantu bose nyine barababaye. Kevin urumva nawe yahise yishakira undi mugabo, yishakira undi mugore. Sandrine aguma aho ngaho, aguma mu gahinda. Yive nawe yariboneye undi mukunzi. Urumva rero ni inkuru kandi irimo n'inyigisho, kandi murabizi ko ari ibintu byeze. Niba ugiye gushaka umugabo ushobora kuvuga ati reka njye guhura na wa mu ex wanjye tubanze twiyibutse ibihe bya kera kuko n'ubundi ngiye gushaka. Ejo bundi nibwo twabagejejeho story y'umukobwa wari ugiye gushaka. Noneho agiye gushaka atumiza abatipe batatu, abatipe babiri arasambana. Warabizi byabaye, umukobwa yaje kwisanga yapfuye bitewe n'ibintu bari barimo barakora by'imibonano. Rero niba ugiye gushakana n'umugabo wawe, irinde abo bayegisi kuko uba ugiye kubaka urugo rwawe, sibyo? Rwose hano nizeye ko mukuyemo inama nyinshi. Abantu mwese mwumvise iyi nkuru mwumva ko ari inkuru iteye agahinda kandi irimo ni isomo. Reka rero twebwe dusoreza hano iyi nkuru yacu, tubasaba kureba munsi y'amakuru, kureba munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, ukandeho n'akazogera kaza nako ntugasige, nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona inkuru nk'izi ndetse n'andi makuru yose tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Ikindi muduhe ibitekerezo byanyu, abantu turabishaka. Ese muzi no nkuru muzumva gute? Ese tuzikomeze? Ese tuzireke? Ewana twabashyiriremo agasegima tuzatubagezaho nyine inkuru nk'izi ngizi muzaza muzumva hano kuri KN Radio. Muzi rero tubane, mutwereke muri comment, mushireho imitima, mushireho like kugira ngo nyine ibintu bikomeze kugenda neza cyane. Mukomeze mugire ibihe byiza.